atambaye umwenda w'akazi nk'uko tubimenyereye. Ubwo ngubwo dusanga bari guserera ngo yamufotoye atwaye umuzigo. Motari arangije aramubaza ati ese nge ntwaye uwuhe muzigo? Ubwo turaje dusanze bari mu miserero, turavuga ngo okay, yari afite gahunda yo gupakira, ari guhamagara kuri telefone ngo fande ngo muri he ngo muze ngo mupakire ino moto muyijyane mu Gasyata. Noneho ubwo ngubwo turangije turavuga ngo ese ni gute umuntu akora icyaha bakamupakirira moto? Okay, wowe ubundi umufashe uri muntu ki? Twereke ikarita y'akazi tubone kibuze kwizera yuko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Birangira ubwo ngubwo atangiye kwihamagarishwa kuri telefone ati afande ngewe nta karita y'akazi mfite, abamotari banzengereje ngo ndabigenza gute? Ubwo ngubwo kandi we yavugaga yuko ari fande, ariko arangije aravuga ngo nta karita y'akazi afite. Turamubwira ati nta muntu ushobora gufata umumotari kuko bamaze iminsi batuzengereza abantu bakiyitirira inzego z'umutekano, barangiza bakagira gute bakadukuramo n'amafaranga. Hagati aho ngaho rero polisi kubera iki? ntabwo bikunda. Noneho rero ubwo ngewe uko birangiye mfashe umwanzuro ndavuga ati turangije turavuga ati twereke ntayajyana umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Uyu munsi operasiyo y'akantu kandi noneho yaje ari have mpaharure, aho mutari baje kuba bafata mu motari mugenzi wabo umaze kuba yakiyambika isura yo kuba yabanga ari umupolisi mu muhanda, ndetse ngo umupolisi ukora mu buryo bw'ibanga. Kuri uyu munsi rero umupolisi yaje kuba yafatwa, cyangwa nakita nk'umotari yaje kuba yafatwa, ndetse aza kuba yafatwa n'abamotari, ndetse baza kuba batangaza ibi ngibi. Reka wenda ku nkuru dukesha umunyamakuru wo kuri BTN TV witwa Ndahiro Valence Papi, reka tubanze twumve operasiyo y'akantu kandi turaza kugaruka mu kanya mushyiraho ibitekerezo byanyu. Murakoze cyane. Cyangombwa afite njya agashaka kunjyana aranjyana gute? Batuzengereje ubu n'ubwo esikoro barakabije, utamuhaye amafaranga ntago bihura. Ibi rero ni ubutekamitwe rwose. Katahagaze ngo babanze bamufate n'abo ngo natwe bari gutwara amakuru ye ngo avuge n'ahantu yaturutse, bamaje ikarita y'akazi arayibura, yisobanure avuge n'umuntu amwohereje. Ibyo numva atari akarengane. Ahagana ku isa 4:45 bishyira saa 6 z'amanywa kuri uyu wa gatanu nibwo moto ya Sipiro yari ifite plaque LG 633X yari itwawe n'umusore wari wambaye imyenda ya sivili, yirukanze ku musaza ngo wari utwaye indi moto yari ipakiye imbuto zirimo ibinyomoro ndetse n'imyembe, amufatira mu murenge wa Muhima ngamubwira ko ari umupolisi, amusaba gupakurura ibyo yarapakiye. ngo ubundi atangira guhamagara bafaninga babwira ngo baze batware iyi moto mu bizibiti ngo bya moto zatwaye imizigo. Yagiye kubona numva umuntu arasifura inyuma yanjye ankubita amahoni menshi muri umuhanda w'igitaka. Ubwo ndangije nibwo nageze ari umufuka wanjye narimetse ibiryo mbona bisa nk'ibihengamye. Ndangije ubwo nahise mpagarara. Ura mu moto nimba ari umumotari nimba ari n'umupolisi atubwira ko afite ikarita y'akazi, afite ibyangombwa by'akazi byose ngo ari mu kazi. Ndamubwira rero twereke ibyangombwa by'akazi wari ufite bikugaragaza. Aravuga ngo yabyibagiwe ngo ntabyo afite, ngo ariko arimo arahamagara ngo bagenzi babo ngo baze ngo barebe ko bamfashe. Nuko ubwo rero ngewe ikintu nasabaga mu buryo bwo kurenganurwa bitewe n'uko igihe batwandikira n'igihe kinini. Ndabizi ko yenda nubwo narimetse imizigo zari imbuto zo kurya, nzi ko bitemewe, ariko nanone nzi ko iyo bitemewe bajya badahagarikana hano polisi, tugahagarara tukabaha ibyangombwa, barangiza bakadufota bakatwandikira tukagenda. Undi we yaje anyirukankana cyane nshaka no kugonga abantu, ashaka kungonga nyitambika cyane. Nibwo rero abaturage bahise baba hafi, aravuga ngo hari n'undi ngo bari bafashe ngo moto ngo yayipakiye ngo kandi ngo yashatse no kwiruka ngo reshe plaque ngo noneho ngo n'ikimenyimenyi ngo ngenda namushinza ngo n'urumogi, ngo ndamushinza urumogi. Ubwo rero turagira ngo mutubaze nimba tuba duhetse ibyo bintu
kubwo umuntu yaza akavuga ati kumva ko ari ibintu birenze cyane, wenda umuntu yabihetse nzi ko tubihanirwa. Birakwiye ko umuntu yakagombye gukoreshwa muri ubu buryo nta cyangombwa cy'akazi, ibintu bifata nk'ubusambo. Oya, byo ntibyakabaye, ahubwo nibyo dusaba nk'ubuyobozi mutuvuganire hejuru, akimara kugufata ubundi agahita kwereka ikarita y'akazi. Ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga Ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo iza tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga Ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'Ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'Ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha Ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'Ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge downtown hafi na hoteli Okapi na New Impala. Rigakorera mu nyubako nshyashya ya Delta House kuri etage ya 5. Ni ku muhanda nimero KN97 Street 9. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe mu yiteza imbere. Der Sprachenhub. Cyangwa kwereka icyo ari cyo, uhita wemera ugasaba imbabazi, kuko kugira ngo umutandukanye n'ibisambo. Ariko umuntu yakwirukankanya nta kintu na kimwe afite, ashaka no kukugonga, ariko ikintu mbonye muri abapolisi batwaka ibyangombwa, atanze karite jaune na perime, nibyo mbonye ahereje abapolisi, nanjye mbereza perime na silence, nibyo mbaheje, nibyo bajyanye. Ubwo rero tukaba dusaba kugira ngo mutuvuganire hejuru turebe ko twarenganurwa, tukaba tumenya abazajya batwirukankana n'abazajya badufata n'abatatwirukankana. Ibyo ukorewe urabifata nk'iki? Ngenda bifata nk'ihohoterwa, kuko nta bintu narimetse birenze, ibintu narimetse n'imbuto ziri hariya, nta bintu birenze byari birimo cyane, kubwo byarinda ko umuntu bamwirukankana bakamurenza umuhanda, bakarinda bamwirukankana mu mihanda y'ibitaka. Ibi byatumye bamwe mu batwara taxi moto bahagera babaza uyu musore cyerekana ko yaba ari umupolisi, arakibura, niko guteza amakimbirane. Akarengane cyane rwose. Byagenda gute? Nyina byagenda gute n'umupolisi? Umuntu polisi ukwiye gufata umuturage wenda nk'ikosa yakoze, ntabwo ukwiye ko ibyo byangombwa. Kuko umumotari runaka afite imuranga, afite moto ni moto, afite yambaye n'ijiri n'iyambaye n'ijiri. Ntabwo arahetse forode, ahubwo yarahetse imbuto. Kaza mutarahetse n'ubundi agomba no kuzereka bati nibizeho ziri nta kibazo. Umuntu araza akagufata nta cyangombwa afite, njya agashaka kunjyana, aranjyana gute? Baratuzengereje, ubu n'ubwesukoro barakabije, utamuhaye amafaranga ntago bihura. Ibi rero ni ubutekamitwe rwose. None se nimba ari umuyobozi yamwirukankanaga amujyana, ibiremewe kwirukankana umuntu? Yari yafashe plaque, ntabwo yakagombye kumwirukankana, yakagombye kumuhamagariza kwigira umuyobozi utari we. Iki ni icyaha gihanwa n'amategeko rwose, bamukurikirane bamuhane. Yamufashe atambaye umwenda w'akazi nk'uko tubimenyereye. Ubwo ngubwo dusanga bari guserera ngo yamufotoye atwaye umuzigo. Motari arangije aramubaza ati ese nge ntwaye uwuhe muzigo? Ubwo turaje dusanze bari mu miserero, turavuga ngo okay, yari afite gahunda yo gupakira, ari guhamagara kuri telefone ngo
fande ngo muri he ngo muze ngo mupakire ino moto muyijyane mu Gasyata. Noneho ubwo ngubwo turangije turavuga ngo ese ni gute umuntu akora icyaha bakamupakirira moto? Okay, wowe ubundi umufashe uri muntu ki? Twereke ikarita y'akazi tubone kibuze kwizera yuko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Birangira ubwo ngubwo atangiye kwihamagarishwa kuri telefone ati afande njyewe nta karita y'akazi mfite, abamotari banzengereje ngo ndabigenza gute? Ubwo ngubwo kandi we yavugaga yuko ari fande, ariko arangije aravuga ngo nta karita y'akazi afite. Turamubwira ati nta muntu ushobora gufata umumotari kuko bamaze iminsi batuzengereza abantu bakiyitirira inzego z'umutekano, barangiza bakagira gute bakadukuramo n'amafaranga. Hagati aho ngaho rero polisi kubera iki ntabwo bikunda. Noneho rero ubwo njyewe uko birangiye mfashe umwanzuro ndavuga ati turangije turavuga ati twereke ntayajyanaga nkomeze mvuge nta kibazo. Ubwo ngubwo duhita tumubwira ati okay, utaratwereka ikarita y'akazi ntabwo wemerewe ntabwo birakunda, nawe ntiwemerewe kuva hano. Abatekamitwe basigaye barabaye benshi muri uyu mujyi wa Kigali, basigaye badutuburira buri munsi. Ndangije ndamubwira ati okay, hagati yo kutwereka ikarita y'akazi no guhamagara polisi ikaza hano tukayibona yiyambariye bwite, urakora iki? Arongera yihamagaza kuri telefone aravuga ngo fande ngo murekure ngo agende ngo mufotore gusa. Ubwo duhita twumva yuko ari umutekamitwe uri kudutuburira. Ngiye mfashe umwanzuro wo kujya ku Muhima. Ngiye ku Muhima ndeba umupolisi umwe mutekerereza uko bimeze, maze kubimutekerereza arangije aravuga ngo uwo nguwo tumufate ni umutubuzi. Rero twebwe nk'abamotari dufite ikibazo cy'uko abantu baza biyitiriye polisi, bakaza biyitiriye inzego z'umutekano kandi atari umutekano. Mu muhanda tujya kubona tukabona badufotoye, ntituzi abadufotora baribo, amapurake yacu tukabona amakonterevasiyo ajeho. Rero icyo kibazo turagifite, nicyo cyatumye dufata uriya muntu kugira ngo kibuze koko niba inzego z'umutekano arizo ziba zamutumye tubimenye, kuko nta gihamya na kimwe twari dufite cyemeza yuko ari ushinzwe umutekano. Mu gushaka kumenya amakuru y'amashira kinyoma niba koko yaba ari umupolisi cyangwa se kubyiyitirira, yirinze kuvugana natwe, ahubwo mu gasuzuguro kenshi ati nacyo si kugendaho ubwo twahageraga twasanze imodoka ya polisi ndetse harimo n'abapolisi. Bafata yabo uyu wafashwe n'uyu witaga ko ari umupolisi, babashyira ku ruhande babaka ibyangombwa. Ubundi bafata uyu musore wavugaga ko ari umupolisi, bamusubiza iyi moto ye afumye amarigendera. Ibyatumye abaturage mu gahinda kenshi bagira bati mutima ikarita y'akazi akora wari muratuma umuntu aguma kwiba, umuntu ajya kwiba tureba aho uriya yigize umupolisi yatubwiye ko adufunga, none ahamagaye afande baziranye arimo aramudefanda, none arimo arashaka kumucikisha. Genda n'ikarita y'akazi ukora, ikarita y'akazi ukora bizana afande wimujyana wimucikisha. Wowe ureba uno mwafande niwe ubikoze, wowe uracikisha umuntu uvuga ngo umuyobozi nta karita agira. Iyi ngiyi niyagendaho ifata purake, iyo purake niwe ifata, iyo purake niwe ifata. Nta cyangombwa na kimwe n'iyi moto umuntu ajya mu kazi nta cyangombwa agira. ngo muri aba baturage ngo bamerewe nuko abantu baza biyitirira inzego za polisi atari abapolisi, bakadufatira ibinyabiziga tukabeshyera polisi. N'ubu se iyo tutaba bakamutwarira moteri tuzayibariza he? None afande arimo aramurekura ngo nagende, naza n'ikarita y'akazi akora. Nta kindi gendeye ngaho ngaho. Uyu mwafande
namutumiza ibyangombwa bitwereka nta kintu natabyerekana bigende bite ari ahantu inzego za leta reba nkajya mweje muri bagera ikintu cya 80 mu cyumweru kimwe hejuru y'ibi ngibi ukajya kubona ngo Inyanza ngo bakwandikiye utanagiyeyo wajya wumva ngo njya bugo barakwandikiye wibere utagiyeyo ubwo rero urumva twese tumo turarengana n'uyu muntu bajyanye kigaragara cyo barabaraziranye gisimya kubivuga barabaraziranye kuko tutubira hano bamujyanye bakari bajyanye wenyine katahagaze ngo babanze bamufate n'abo ngo natwe bako twaza mukuru we ngavuge hano yaturutse bamaje ikarita y'akazi arayibura yisobanura avuge n'umuntu amwohereje ibyo numva atarakarengana cyifuzo cyayo bamugarure bavuga tumenye ware tumenye n'icyari bizongere none nibikomeza gutya mu muntu bizagira izengaruka n'abagizi ngo natwe twihorera rero nabyo mwivuga abazajya babihomberamo kubera nta byangombwa nese urumva twebwe nese umuntu azagufata kurenganye ndahakura motari bamuhambuje imizigo ashyira hasi yagupakira utazi ngo ninde none bamaje ikarita arayibura ariko umva none uri umumotari atarenganye twebwe twararenganye Okay, urugero nkanje byabaye mpari ngewe mfashe umwanzuro wo kujya guhuruza inzego zishinzwe umutekano baransobanuriye ngo twebwe polisi ntabwo dukora muri ubu buryo barangije bampa nimero ndahamagara maze guhamagara inimero zose bampaye barambwira ngo uwo muntu nitumufate tumushyikirize polisi iri hariya hirya impande ya rura badukurikiranira ikibazo ngeze hano nsanga abapolisi bahageze muri uko kuhagera ngewe ikibazo cyanjye kinambabaje nuko nk'abamotari twafashe umwanya wo gufata uwo muntu bitewe nuko batuzengereje nkaba mbona inzego zishinzwe umutekano zije zamara kuza zigafata motari wafashwe zigafata n'uwamufashe bakabajyana ku ruhande uwamufashe motari we turamubona afite ikimuranga moto irahari ijiri irahari n'ibyangombwa bye birahari uwamufashe nta cyangombwa na kimwe kigize gute kiri kumuranga kugeza ubu ngubu ashatse gucika abamotari ati ntabwo utugendana utatwisobanuriye uwo ari we none kugeza ubu ngubu njyewe agahinda mfite kuko mbonye polisi ije ikagira gute ikamujyana bucece bwihishwa nta kintu na kimwe badusobanuriye twebwe biratubabaje niba ari uko inzego z'umutekano rero ziri kudufasha ntabwo tubizi ntitumenye uwo ari we ntitumenye icyo ashinzwe ntitumenye akazi akora ubu se tuzongera gutanga amakuru ngo abantu bagize gute bari kuduhohotera ubwo ngubwo motari tugiye kujya tubyimenyera twemere dukubitirwe mu kadeyi dutuzi kuko nk'ubu ngubu bakadusobanuriye bakadusobanurira umuntu uwo ari we nubwo wenda yaba yambaye umwenda utari uw'akazi ariko bakadusobanurira ngo ni umupolisi nk'ubu yavugaga ngo ndabafunga ubundi abamotari twe turanitonda iyo tuza kuba tutitonda ukurikije akavuyo kari hano baba basanze twamukubise twamuremye n'inguma ariko twebwe twabitwaye neza kugira ngo badufashe ariko none ibyo badukoreye bamujyanye nta kintu na kimwe tuzi dore baramurenganye bo ubwabo ubu se twebwe turabwirwa n'iki yahamagaye uwo baziranye si uwa mbere waba utawe muri yombi akekwaho kwiyitirira inzego kuko mu mwaka w'ibihumbi 2025 hari undi musore wafatiwe mu murenge wa Gatsata yise umupolisi wo mu muhanda ubwo twavuganaga n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yari yagize ati kiriho cyo bagomba kumenya nuko umuntu wese ushobora kuza yiyitirira polisi no kwangiza isura ya polisi no guharabika urwego aba afite ibindi agamije arashaka amafaranga muri abo bamotari cyane cyane ko uko warutangiye bivuga bajya baduhamagara hari bamwe biyitirira polisi bakagenda bagakora amanyanga nk'ayo ngayo abamotari nabo bamwe bari mu makosa batari mu kuri bakabaha amafaranga bari abateganya kubikora cyangwa ababikoze nta rw'inyagamuro na ruto bafite reka twongere tubwire abamotari ko rwose bakwiriye gutanga amakuru bagakorana na polisi bakagaragaza abantu ngabo bagakurikiranwa bakareka abantu bagakora batekanye gusa polisi yari yerutse gutangaza ko umupolisi ashobora gukora atambaye impuzankano kubw'impamvu runaka ariyo mpamvu iby'iyi nkuru turakomeza kubikurikirana kugira ngo tumenye ukuri kwimbitse. BTN TV mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro
Reka ngushimire rero umaze kuba kumva iyi nkuru y'aba bamotari ndetse urumva ko bababaye cyane ndetse baravuga n'agahinda kenshi cyane kagiye gakomeye. Ese ibi ngibi koko nibyo koko birakwiye ko hari abamotari bashobora kuba bakandikirwa n'abandi bamotari bagenzi babo twavuga ko bakora akazi nk'aka polisi. Ese koko ibi byaba ari byiza cyangwa ni bibi? Shyira igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tuze kuba twakumva wowe uko ubyumva. Reka mbashimire mwese mukunda operasiyo akantu ku kandi ndetse tunashimira abanyamakuru bagira batya bakadufasha gushaka inkuru ndetse natwe tukaza tuzisengura ndetse namwe mukaza mugashyiraho ibitekerezo byanyu ko mwumva operasiyo akantu ku kandi. Reka mbashimire rero aho muri hirya no hino ku isi mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane ndetse mbabwire nti muri abantu beza cyane kuko mukomeza kugenda mukanda subscribe ndetse namwe mugiye kuba mwayikanda. Nonaha njyewe ndi True Tiger.